icyizere ntago ndagitakaza burundu kuko Imana ishobora byose n'ubundi nzi ko igihe runaka Imana yateganyije hari igihe kizagera igare nkarihagurukamo kuko singe ryaremewe. Icyo cyo ndacyizere ndagifite. Ariko wenda kubw'impanuka yanjye hari igihe yaba ariyo yabishatse hari impamvu zo kumungisha nkaba ndi hano muri ubu buryo. Iyo nza kuba narabanje kuba nanjye nashaka urugo nk'abandi kuri ubu ngubu nicyo kintu ndi kwicuza nkavuga ni kuba naragize ikibazo cy'ubumuga nafite umuryango nk'abandi nicyo kintu nicuza cyane. Nubwo amaguru adakora ariko mu mutwe harakora. Nkaba numva hari uwabasha kuba yantera inkunga yayintera nanjye ngatangira ubuzima nk'abandi. Ku Mana Imana yumve uwagira wese umutima wo kuba yamfasha igira imuteremo imbaraga zo kuba yansatira n'ubundi angana za kundeba mubwire n'ubundi ubuzima bwanjye bwose gutya twicaranye yumva agahinda n'akababaro mfite muri aka kanya. Utwo narateganyije twanshiriyeho mu kwivuza kuko iyo ntatugira ntago n'ubu mba nkiriho wenda sinzi uko biba byaragenze ariko Imana iracyandiho. Inshuti bakunzi b'Ingeri TV dukomeje kubaramutsa kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Kuri uyu munsi nk'uko mubimenyereye muri cya kiganiro cy'ubuzima twibanda nk'uko mubimenyereye mu biganiro byacu twibanda ku iyobokamana, tukibanda ku muco nyarwanda ariko kandi tukagira n'ibiganiro bigaruka ku buzima. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa ariko njye n'ubundi nk'uko mubimenyereye ni MC Deo, ku buhanga bwa kamera hari Enoch. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa, reka dusabe umutumirwa wacu kandi wanyu atangira twibwira. Nitwa Nyandwi Emmanuel, mvuka mu karere ka Gasabo, umurenge wa Jari, akagari ka Nyaburiba, umudugudu wa Kirehe. Emmanuel ni umusore, ni umugabo, ese avuka mu bana bangahe, ni umwana wa kangahe muri abo bana? Mu rugo twari abana 11, umwe aza gupfa ubu turi 10, njye nkaba ndi umwana wa 7. Ukaba uri umugabo cyangwa uri umusore? Ndacyari umusore, nakoze impanuka nyiri umusore. Uri mu kigero cy'imyaka ingahe? 30. Nibwo nakoze impanuka. Inshuti bakunze rero b'Ingeri TV nyine nk'uko mubimenyereye muri bwa buhamya cyangwa se mu biganiro n'ubundi bigaruka ku buzima nk'uko twatangiye tubibabwira. Nyandwi Emmanuel ni umusore nk'uko abibabwiye, nk'uko mubibona ari yicaye mu kagare, kugira ngo uri muri aka kagare muzi ko afite ibibazo bitandukanye cyane cyane byaturutse ku mpanuka se, ku bindi bitandukanye yarabivukanye se. Mushira amatsiko mu kanya gato cyane turaje tubamara amatsiko aratangira avimuzi ubuhamya ubuhamya bwa Nyandwi Emmanuel buhera he bukagarukira he? Ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere 2018 nibwo nakoze impanuka ndi gutaha njya mu rugo. Ngera ahantu ku kiraro cyari cyuzuriweho n'amazi, ngica iruhande ndanyerera ngwamo hasi, ngira ikibazo cy'imvune ku mugongo, igice cyo hasi amaguru yabaye paralise. Hari igihe cy'imvura, byari mu mvura? Byari igihe cy'imvura, imvura yaguye amazi yaretsemo hagati mw'icyo kiraro. Ncaye mbisikira amazi mbona ubugwemo hasi, ngira ikibazo cy'imvune y'umugongo, amaguru aba paralise. Mbere yuko Nyandwi yakora impanuka yari muntu ki, yakoraga iki mu buzima bwe bwa buri munsi? Mbere yuko nkora impanuka nakoraga mu bijyanye n'ibagiro, ntanga inyama nyine ku bazikeneye. Ubwo ni muri busheri birumvikana. Ukoze impanuka kuri uwo munsi nyine muri 2018 ugiye mu bitaro. Twinjize muri ubwo buzima, ugikora impanuka wabyakiriye ute, bahise bakujyana hehe, kugeza amaginga ya turamburire ubwo buhamya bwawe kuva ku munsi wa mbere ugikora impanuka kugeza kuri uyu munota. Bwa mbere ngikora impanuka banjyanye mu bitaro CHK. Ngeze CHK kubera ikibazo cy'imvune y'umugongo nari nagize, baza kunyambika isima iturutse hano ku ijosi igafungamo n'ubundi mu mugongo hasi. Bamaje kunshyiraho isima byabaye ngombwa yuko CHK bantransfera banjyana Kibagabaga.
Kibagabaga naho naraje igihe cy'isima cyo kuvaho biba ngombwa yuko bansezerera njya mu rugo yasima nkifite. Randevu yo kuzasubira CHK itinda kugera, biba ngombwa ko isima yari itangiye kunca ibisebe, biba ngombwa ko nyikuriraho. Itangiye aho nari natangiye gucikira ibisebe, biba ngombwa ko n'ubundi igisebe kigenda kiyongera, nanga kuguma kuryama mu rugo ngaruka mu bitaro kwa muganga Kibagabaga. Ukimara gukora impanuka wabyakira ibiti? Nimara gukora impanuka ntago nahise mbyakira ko ubuzima bwanjye wenda bwo kugenda n'amaguru birangiye. Numvaga ari ibintu birafata icyumweru kimwe n'ubundi ngakomeza n'ubundi ngasubira mu kazi. Ariko icyaje kuntangaza nuko ngera mu bitaro Kibagabaga nasanzemo abandi bagenzi banjye, nakumva ikintu paralize sinari nyizi ko cyanambaho, nsanga n'ubundi abandi bagenzi banjye n'ubundi, nibwo natangiye kumva ku buzima ngezemo ngomba kubwakira kuko atari nge bibayeho ngenyine. Umuryango wawe babyakiriye bate bo? Umuryango wanjye ntago bahise babyakira kuko nabo uko ntabyakiraga nabo niko babyakiraga, bumva ko gukandagira bigishoboka. Kuko mu gihe bari baransezerera hano Kibagabaga mu kwezi nari naragiyemo mu rugo, babashaga kugerageza bakamfata ngo mpagarara ariko bikanga. Umaze gukora impanuka ubuzima bwawe busa nk'ubuhagaze, ese umuryango wawe wakomeje kukwitaho cyangwa se hari abandi bandi bakomeje kukwitaho, yaba mu kukuvuza, mu kukugemurira, ni bandi bakomeje kukwitaho? Umuryango nta kintu nawushinza, umuryango wagumye kunyitaho, ariko bitewe nuko mu rugo nyine ari kure, amatike ari ikibazo, baza kugeramo hagati bacika intege, gutyo kubaho nyine nabagira neza. Ariko nyine rimwe na rimwe nabo iyo babonye akanya bagera aho ngaho bakangeraho tukabonana. Nyandwi, kuhamya nyine bubabaje kuba wari umusore ufite ikimutunga, ufite amaboko amukorera yiteza imbere, akoze impanuka, yagiye mu bundi buzima budasanzwe, ubuzima ataramenyereye, ubuzima navuga ko bukakaye. Ku bijyanye no gutangira kugendera mu kagare, byatangiye ryari gute? Gutangira kugendera mu kagare nabonaga abo bagenzi banjye basohoka, nanjye nkumva nifuje kureba hanze, kuko nifuzaga kureba n'icyatsi kimera, nkumva biranejeje kuba nakibona, kuko namaze igihe kinini ndyamye rwose nifuza kureba nareba hanze. Guhindukira byari ikibazo, yewe no kwicara nicara uko ngiye mu kagare ntago binkundira kuba nakwicara ngo ndekure. Wakabonye gute, bwahawe nande? Kagare ni umugira neza wakampaye, mbifashijwemo n'umuganga wabinsabiye, aravuga ati ngewe hari umuntu nshaka kuba nakoreraho ubufasha, uho umugisha, hari umuntu waba yamuha akagare nkamumurangira, umuntu muganga mundangira gutyo akagare nkabona gutyo, numva biranejeje cyane kuba nasohoka ngiye hanze. N'ubu ngubu kamfasha byinshi cyane kabisa, ko niyo maguru nsigaranye. Umusore ugeze mu kigero nk'icyo ngicyo wari ugezemo ukimara gukora impanuka, watubwiye ko wari ugeze mu kigero cy'imyaka 30. Ubundi umusore ugeze muri icyo gihe aba akenshi afite nk'umukobwa bakundana, afite umufiyanse. Wari umufite? Umukobwa nari mufite, yewe n'ibintu byo kuba nateganya kubana nawe narabiteguye, ariko nyine umukobwa yaza kugera aho ngaho hazamo ibintu byo gushwana turangana. Icyo gihe nari narahagaritse ibintu byo gukunda, usibye ko ubu ngubu bitangiye kugenda binzamo. We yahise abyakira ate? Kuva nagira impanuka nta nubwo ndongera kubonana nawe, kubera twari twarashwanye n'ubundi. Ni iki mu by'ukuri cyatumye mushwana, Nyandwi? Ikintu cyatumye dushwana ni ukuba nagiye kumusura aho yabaga, n'ubundi biba ngombwa ko musangana ya mico nyine y'abakobwa, masanga undi musore
yitwa ngo yaje kumusura koko nsanga bararyamanye, nicyo kintu twapfuye. aho nari mbanje kugira ngo wenda yabonye ukoze impanuka ahita kwiyomoraho, ajyanwa wenda n'ubuzima bw'uko bundi yabonaga adakwiye kwihanganira bwo wari winjiyemo, ariko se mu busanzwe nyuma uretse ko gushwana yaba yarigeze gusura? nabara kugeze kwa muganga yigeze gusura? Ntabwo yigeze ansura, sinzi naho ahereye kugeza ubu ngubu. Nyandwi Emmanuel, ubuzima bwe bwa buri munsi kuva mu gitondo kugeza nimugoroba buba buhagaze buteye gute? Ubuzima bwanjye nk'ubu iyo nta muntu ndi kumwe nawe mba numva nta mahoro, kuko nkenera umfasha kugira icyo namutuma akampereza. Ku byerekeranye n'imirire yo, ubwo ni ugutegereza Imana ikoresheje akaba ari buzana icyo kurya, ko kandi n'umuntu atakibona akihangana. Kuri ubu ngubu icyizere cy'ubuzima bwawe gishingiye ku ki? Icyizere ntago ndagitakaza burundu, kuko Imana ishobora byose. N'ubundi nzi ko igihe runaka Imana yateganyije hari igihe kizagera igare nkarihagurukamo, kuko sinjye ryaremewe. Icyo cyo ndacyizere ndagifite. Icyizere ugishingira ku ki? Gishingira kuko nk'iyo ndyamye hari igihe mba numva niba ari amaraso aba anyirukamo, amaguru asa naho n'ubundi numva ko hari igihe bizaza, n'ubundi imitsi izongera ikigarura, n'ubundi nkongera ngatera intambwe ngahaguruka. Bagenzi bawe musangiye ubuzima nk'ubu ngubu bari nabo batunzwe wenda bafite imirimo ya buri munsi batunze, bakaba bari mu bitaro cyangwa se n'ahandi hatandukanye mu rugo, nicyo wababwira ko bamaze gutakaza icyizere? Ikintu nababwira ni uko batareka kwitakariza icyizere, kuko ubuzima bugikomeje, kuko hari n'abifuza kuba bamera nkatwe nabo batabibashiye kuba babibona, akavuga ati uwama nkamera nk'uriya byibura hari icyo byatanga. Nta mpamvu rero yo kwitakariza icyizere, nibagumye bizere kuko ubuzima burakomeje, kandi isaha Imana yateganyije ntiragera kugira ngo wenda baremere icyo yabateganyirije. Hari nk'umuntu mu buzima ugasanga umuntu afite umuntu w'icyitegererezo, cyangwa se umuntu afata nka role model, cyitegererezo, akavuga ati byanze bikunze uyu muntu nzajya mwirahira. Kera wasangaga umuntu yirahira wamuhaye inka, wamugabiye inka. Kuri ubu wowe ninde ufata nk'icyitegererezo, ninde ufata nk'umuntu? Ubwo ndavuga nyuma y'uko ukoze impanuka, nyuma y'uko winjiye muri ubu buzima bukomeye, ninde ufata nk'icyitegererezo cyawe ukavuga uti mbaye mfite n'inka nayimugabira? Umuntu naha cyangwa nkagabira ni umwana wa mukuru wa papa, yambaye bugufi kuva naturuka CHK, kuva nagera hano amba bugufi, akazi ke yaremera akitesha, amba bugufi nk'umuvandimwe. Uwo ngize icyo mbona nanjye namwitura, kuko yankoreye ibintu bikomeye cyane. Yaba yarakuteye ababyeyi se? nta bandutira umubyeyi. Umubyeyi wanjye nawe arakomeye cyane, kuko ntago ajya ntererana. Kuki uvuze ko rero wagabira kandi umubyeyi nawe? Yego bose nabagabira, ariko uwo nawe yankoreye igikorwa kinini cyane, kuko aho umubyeyi atari uwo yarahambereye mu buryo bwo yahambereye, n'ubundi yubashye umubyeyi wanjye, kuko ari n'ubundi ari uwo muri famiye. Bataho kugira ngo umubyeyi atakaze, reka mbe muriho nawe abagira icyo akora kiramire uri kwa muganga. Imyaka 2 umaze mu bitaro, niki umaze kuhigira? Ni rihe somo umaze kuhakura? Isomo maje kuhigira nuko ubuzima ni butoya. Ubuzima ni butoya ku muntu ugenda mu muhanda kumva n'imodoka itamukoraho, wowe rwose aribeshya. Aramutse anyarukiye kwa muganga nibwo yamenya ko ubuzima ari butoya, kuko nanjye numvaga mbere yo kugira ngo mbe gutya nta kintu cyanyeganyeza, reka, kuko malaria niyo yankoragaho, sinyimara n'icyumweru, ngo nkavuga ubwo narwaye byacitse.
ariko ubu ngubu umuntu utaragera kwa muganga ngo arebe ibiri kwa muganga, uwo wese rwose azagere kwa muganga avuge ati dore ubuzima nirata bufite iherezo kabisa. Ni irihe somo wabwira umuntu wenda utaragera kwa muganga, isomo nyirizina yakwigira mu bitaro aramutse ahageze? Isomo yakwigira kwa muganga nyirizina ahageze ni uko hari abababaye, hari benshi bababaye kabisa badafite ababafasha, ku buryo ageze kwa muganga akareba abababaye nawe yahava hari ikintu ahigiye. Nk'ubu ngubu njye isomo maje kuhafatira nuko ndamutse nkize nkahaguruka nk'uko mbisaba Imana pe, nanjye hari ikintu cyangarura kwa muganga mvuga yankoreye iki ngiki, narahabaye nzi ubuzima bwabo, nagaruka kureba abandi bababaye nk'uko nari mbabaye. Kuri wowe inshuti yawe ya buri munsi ninde muri ubu buzima ubayemo? Muri ubu buzima inshuti yanjye n'uyu bita umuvandimwe, n'ubundi iyo turi kumwe bagenda bavuga ngo turasa uyu Dieudonne. Niba abavandimwe babiri bakoreye impanuka rimwe, ntabwo nanga kubyikiriza, ndabyikiriza ndavuga ni uyu ni umuvandimwe n'ubundi, niwe nshuti magara ubu mfite muri aka kanya. Kuva mu gitondo kugeza nimugoroba hari ukuntu iyo umuntu ari mu rugo aba yateguye, niba nabyita nka orereye y'umunsi, akavuga ati kuva mu gitondo ndakora iki kugeza nimugoroba, birajya kugeza wenda mu saa moya z'ijoro, kuva mu gitondo kugeza izo saa moya z'ijoro cyangwa se umunsi urinze ukendera, hari icyo nakoze, hari ibyo maze kugeraho. Umunsi wa buri munsi wahagaze ute umunsi ku munsi? Duhe ishusho y'ubuzima bwawe kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Urabyutse saa sita ukoze iki, nimugoroba ugize gute, kugeza umunsi ukendereye, duhe iyo shusho. Umunsi wanjye niyo mu gitondo mbyutse, ndabyuka n'ubundi ngakaraba ngakora isuku, namara gukora isuku ngategereza muganga ko aza kuvura, yamara kuvura ngafatamo agatotsi. Saa sita nyine ni kwa gutegereza wenda uw'Imana yohereje kugira ngo ibyo kurya biboneke, yahagera umuntu agafata icyo kurya. Ubwo biba ngombwa ko umuntu akenera kuba yasohoka akota izuba, kuko mu nzu haba hakonje cyane, izuba turarikenera cyane buriya. Ubwo iyo umuntu amaje kota izuba biba ngombwa ko kunanirwa kuza agasubira mu buriri akaryama. Kuri wowe umuganga umufata nk'umuntu umeze ute? Umuganga ni umuntu ukomeye. Nk'ubu hari umuganga bita Claire, we yambereye imfura, kuko hari ibyo bansabaga byinshi biri bunkure mu ibitaro bikanjyana mu bindi, ariko we abinkorera tutavuye hano. Ndavuga nti uyu niwe muntu mwiza mbonye undutiye abandi, mu gihe byakansabye amafaranga cyangwa ingendo, we abinkoreye ku buntu kubw'ubwitange bwiwe. Niwe muntu mu buzima rwose, nawe mfite icyo ngira namugabira ko yankoreye byiza. Ibyo ni nk'ibiki niba atari ibanga? Ni ukuvuga ngo byansabaga deburidoma kujya sehashika, kumbagirayo, we abinkoreramo muri iki kigo hano. Ni irihe somo wigiye ku murwayi mugenzi wawe? Isomo nigiye ku murwayi, usibye ko we yaje kwitabarukira, njye nkinjira muri sare ubu mbayemo muri rusange, ni umurwayi wari waragize ikibazo kirenze iki ngiki mfite, kuko we yari yarabaye pararize umubiri wose, anyeganyeza umutwe wonyine. Uwo niwe wangaruyemo imbaraga mu mubiri, ndavuga ni njyewe ndeke kurira kuko hari undi undenzeho mu burwayi. Uwo niwe wanyigishije mu buzima kuba muri njye nareka kwiheba, numva ko ubuzima n'ubundi kuri njye bugikomeje, kuko hari uri hasi yanjye, njyewe numva ko ngifite imbaraga. Imbaraga z'urubyiruko, imbaraga z'abasore, cyangwa se imbaraga z'umuntu
imbaraga z'igihugu ni urubyiruko nk'uko bakunze kubitubwira. Ese nk'urubyiruko gifite ubuzima, rufite amaboko, rufite amaguru, rukora, rutagendera mu kagare, rufite imbaraga zo gukora, n'icyo wababwira mu by'ukuri nkawe umaze kugira ubuhamya bukomeye, bukakaye, ndetse wigiyemo n'isomo rikomeye, n'icyo wabwira urubyiruko? Ikintu nabwira urubyiruko ni rwitabira akazi burya ni umurimo, kandi burya kudakora nanone barukorera amaboko. Ikintu nababwira cyo nibakore bibuka ko ejo cyangwa ejo bundi ubuzima buhinduka, bagire ukwiteganyiriza mu buzima, kuko hari igihe utagira ukwiteganyiriza ugasanga ugize ibibazo runaka, n'ubundi biragusaba muri bwa bwiteganyirize wakagize, ugasanga ko wakwiteganyiriza biragufashije. Ukimara gukora impanuka, tubare wenda hashize umwaka umwe, icyo gihe nyine hashize umwaka umwe, watubwiye ko hashize hafi imyaka 2 n'igice. Ese mu gihe cy'umwaka umwe ubuzima bwawe bwari buhagaze bute? Uraza kuduha urugendo rwawe noneho nyirizina mu gihe ukimara gukora impanuka kugeza mu gihe kingana n'umwaka umwe, noneho no kuva ku mwaka umwe kugeza kuri uyu munsi. Mu gihe cy'umwaka umwe numvaga ntakiri umuntu, kuko sinabashaga no kuvuga, kuko numvaga ko ibyanjye n'ubundi byari byarandangiriyeho, ntacyo nyibashije kuba nakwikorera. Ariko kubera mbaye muri sosiyete n'ubundi yaba bo duhoje ikibazo, nibo bagiye bangarura mu buzima mo gake gake. Ibintu byo kwitekerezaho cyane ngenda mbireka, numva ko n'ubundi ntitakarije icyizere, nubwo amaguru atagenda, ariko mfite umutwe wo gutekereza hari icyo nakora, mfite ubushobozi. Tuvuye noneho ku umwaka wa mbere urahise, utangiye undi mwaka wa kabiri, umwaka umwe n'igice wundi nawo twinjize muri ubwo buzima. Ese icyo cyizere cyari gihagaze gute? Wari utangiye kugarura icyizere? Wari ukiri mu gihe cyo kwiheba? Nyuma y'uko umwaka umwe ushize ubona ukiri n'ubundi mu bitaro, ubona utangiye undi wa kabiri urashize, utangiye n'undi wundi, watangiye kugenda ubyakira gute? Twinjize muri ubwo buzima. Umwaka wa mbere umaze gushira, nkatangira wa kabiri, uko iminsi yagendaga yicuma, nabonaga uburyo ndwayemo hari ikimana iri kugenda ikora, kuko nari ndembye birenze, kuko nagenda mbona hari uko biri kugabanyuka, nkavuga nti Imana ishimwe, kuko igihe runaka ntarinzi ko nzamara mu bitaro, ndabona kiri kugenda kigabanyuka, kuko mfite icyizere cyo gutaha vuba ubu ngubu, bitewe n'ukuntu nabonaga ndwaye icyo gihe. Ngo ndi guteganya kuba nzataha vuba bitewe n'aho bigereye. Umubiri ugizwe n'ibice bitandukanye, watubwiye ko wakoze impanuka, ariko ntabwo watubwiye igice cyangiritse. Ese kuri ubu ni ikihe gice urwaye? Se kigenda gikira? Niba byari ibice bitandukanye by'umubiri, ese kuri ubu ngubu ni ikihe kiguhangayikishije, cyangwa se kigifite uburwayi n'ububabare bukomeye? Ni ikihe gice cyahise cyangirika? Kuri ubu igice cyangiritse, nagize imvune y'umugongo, amaguru aba pararize. Ubu ngubu ikimbeshe kwa muganga ndi kwivuza mesikare kubera kuryama cyane, amaguru ntago akora cyangwa ngo yumve. Nicyo kibazo mfite kinini cyane. Ushishikariza urubyiruko uti, rubyiruko mugifite amaboko, mugifite imbaraga, mugifite ubuzima bwiza, mukore, mugire gute, ariko kandi mutekereza ko isaha ku isaha ubuzima bushobora kuba bwahinduka. Ubundi urasenga? Ndasenga, nsengera mu basilamu, ariko ubu ngubu naje gusanga ko twese dusenga Imana imwe. Icyangombwa ni uko iyo usenze isengesha Imana iryumva. Abayisilamu hari igihe bajya bagira, niba mbyibuka neza ntabwo mbizi, ariko saa sita, niba banza ari saa sita zuzuye, hari aho bajya bagira igihe bakasara. Wowe hano mu bitaro ubasha kubikora se? Ntabwo nabibasha kubikora, kuko mfite ikibazo cy'umugongo, kuko gusara n'undi bisaba guca bugufi,
ugakoresha umugongo n'undi, kuko umugongo ngiye niwo nagizemo ikibazo kugira ngo amaguru abe pararize. ntiwasengesha umutima? Gusengesha umutima mbikora n'ubundi nk'ibisanzwe, kuko n'ubundi niragiza Imana kuko ari ishobora byose. Nyandwi, Imana uyizi ute? Bwo turagenda n'ubundi tugira ngo abantu mu by'ukuri nitubabwira tuti hari ibitangaza Imana yakoze cyangwa se ikoresheje abantu, hari ibyiringiro by'uko Imana iriho kandi igakora, kugira ngo barusheho kubyumva neza. Hari nk'ukora impanuka agahita apfa, hari ukora impanuka akaba Imana yamwigishiriza isomo mu bitaro, nk'uko tugiye tubwira uti hari isomo nagiye nigira muri ubu buzima. Kuri wowe Imana uyifata ute? Imana ishobora byose, kuko nk'aho hantu naba naragiriye iki kibazo cy'uburwayi niyo yantabaye, kuko yitantabara mba narahise mpfa, kuko impamvu ishobora byose, hari benshi twari duturanye cyangwa twakoranaga gutya bapfuye, ariko wenda ku bw'impanuka yanjye hari igihe yaba ariyo yabishatse, hari impamvu zo kumpungisha nkaba ndi hano muri ubu buryo. Hari ikibi yampungishije muri ino minsi nkaba ndi hano, ariko hari icyo yampungishije kugira ngo iramire ubugingo bwanjye. Hari aho wagize uti ubuzima bwanjye bwa buri munsi, kurya, kunywa, kwishyura fagitire z'imiti cyangwa se n'izindi serivisi ukorerwa zo kwa muganga, utimbikesha abagira neza. Abo bagira neza ni bande? Abagira neza ni uw'Imana yohereje. Ntabwo navuga ngo wenda mfite uyu nguyu, uw'Imana inyohereje rwose, njya kubona nkabona angezeho, cyangwa ntaho muzi, ntaho tuziranye. Hari abantu bafite imitima itabara bakagira n'ubwitange, abo nibo bamfashe. Uko imbogamizi ngira cyane ubu ngubu mbaye hano ni ikibazo cy'ubwishyu bw'ibitaro, nicyo kintu kingora cyane. Kuri wowe ubona ari irihe sano riri hagati y'Imana n'umuntu? Nk'umuntu ugifite umutima agafasha umuntu bataziranye, uwo nguwo urumva ko afitanye isano n'Imana. Yamukoreyemo, aje kureba uwo bataziranye badafite n'aho babonaniye, ariko n'ubundi Imana yaciye muri wa muntu, yamutekerejeho, yamumwohereje, koko aje kugira icyo amufasha pe. Kuri wowe idini ry'ukuri ni irihe? Ubishingira kuki? Idini ry'ukuri ni iry'ababyeyi. Navukiye, ababyeyi banjye navutse basengera muri Katolike, kuko ni naho natangiye kuba nakwitwa ngo ndi runaka, nibo banyise izina rya mbere mw'iryo dini. Aho ngaho icyo nshatse kukubaza, ndakubaza hari amadini agiye atandukanye, hari abayisilamu, hari amatorero nka ADEPR, hari dini ya Katolike, hari amacaca agiye atandukanye. Hari rero muri iki gihe mu myizerere, inshuti bakunze b'Ingeri TV, hari ugenda akavuga ati wenda idini ry'ukuri rizajya mu ijuru ni abayisilamu, itorero ry'ukuri rizajya mu ijuru ni ADEPR, idini rizajya mu ijuru ni Katolike. Ariko se kuri wowe idini ry'ukuri, ushingiye mu myizerere yawe, ushingiye ku buzima wabayemo, ushingiye ku buzima urimo, ubona idini ry'ukuri ari irihe? Hari ikibazo nshaka kugeraho. Kuri ubu ngubu rero ntago nakubwira ngo idini ry'ukuri ubu ni umutima w'umuntu. Muri aka kanya ni umutima w'umuntu, kuko hari waba avuga ngo arasenga, arutwa n'utagiye gusenga wibereye mu rugo. Waba undi wagiye gusenga ugasanga arasenze n'ubundi ariko nta mutima yasenganye. Idini rya mbere ni umutima buriya. Nyandwi, kuri wowe nk'umuntu uzajya mu ijuru, cyangwa se ku mukristo w'ukuri, cyangwa se ku munyedini, abayisilamu sinzi ko muvuga, ni umuki? Umuntu w'ukuri bavuga abayoboke, umuyoboke w'idini ya Isilamu, cyangwa se umukristo ku bakristo, kubemera Kristo. Uri nk'umuntu ufasha Imana guhitamo
guhitamo umuntu uzajya mu ijuru, wahitamo umuntu umeze uti? umuntu rero kuri ubu wajya mu ijuru n'ubundi ugifite umutima, kuba afite gutekereza akavuga ati nubwo mbayeho ariko hari n'abababaye kuba bandusha, wenda mbonye ibyo kurya ariko n'utabibonye agire nawe uko, wenda muhamagare nawe ngira icyo muha, niba mbonye natetse ikiro muhamagare nawe akoremo. Icyo gihe nurumva ko afite umutima wo kuba yatekereza akavuga ati hari n'utabibonye ariko njye nabibonye. Hari abantu bagitekereza gutyo. Naho kuvuga idini, hari uwitwa ngo ari muri rya dini ariko nta mutima w'urukundo afite. Turimo turasatira umusozo, tugana ku musozo, ariko se Nyandwi niki mu by'ukuri wumva ugiye kwinjiramo muri bwa buzima nyine? Ubundi uravuze uti nyuma y'igihe gito cyane ndaba ntashye, ndaba ngiye mu rugo, ninjiye mu buzima bwo mu rugo, wumva ari iki witezeyo? Ikintu niteze mu rugo ni uko wenda ikibazo ni ukuba umuntu yabona icyo akora n'icyo agikoresha. Ubu nsa naho ngiye kuba natangira ubuzima ntangiriye kuri zeru, ndimo ndasaba kuba nasaba ubufasha ku buryo natangira ubuzima, wenda nkavuga nkagira kuba hari icyo nanjye nakwikorera, nubwo amaguru adakora ariko mu mutwe harakora. Nkaba numva hari uwabasha kuba yantera inkunga yayintera nanjye ngatangira ubuzima nk'abandi, kuko nsohotse hano ndaba ntangiye zeru, nta kintu ndaba mfite no gutangira ubuzima bushyashya. Ni nk'iki wumva wakora? Nakora nk'akantu runaka ko gucuruza, nubwo nacuruza amayinite ku muhanda ntabibasha, nta kibazo, bitari ibintu bisaba imbaraga. Uramutse tubare wenda nk'uwagusubiza muri cya gihe cy'ubusore, igihe wagendaga n'amaguru yawe abiri, utarakora impanuka, n'iki wumva wakora? Narakora impanuka mbaye nk'usubira mu busore, ikintu cya mbere na mbere nakora ni ukuba nanjye nayashaka uburyo ki ngira umuryango, nkashaka nanjye urugo nkitwa umugabo. N'iki wicuza mu buzima Nyandwi? N'iki wicuza mu buzima ukavuga uti wenda hari nk'ahantu ndimo kuregreta, hari ikintu ndimo rwose ntakoze, hari esheke nagize mu buzima kandi mfite amahirwe yo kuba narakoze icyo kintu, ariko kuri ubu ngubu ukaba ukicuza ukavuga uti byanze bikunze iki kintu iyo mbana nagikoze, mbese ukavuga uti si javesi iyo mbimenya. N'iki wicuza utakoze kandi wagombaga gukora? Ikintu nicuza nakoze ni uko nagumye gushakisha ikintu cyitwa ubuzima, n'ubundi si byampira, ariko iyo nza kuba narabanje kuba nanjye nashaka urugo nk'abandi, kuri ubu ngubu nicyo kintu ndi kwicuza, nkavuga ni kuba naragize ikibazo cy'ubumuga ntafite umuryango nk'abandi, nicyo kintu nicuza cyane. Kuri we wumva waratinze gushaka umugore? Naratinze kuko imyaka mfite ni myinshi. Ubona ari izihe ngaruka ziri mu gutinda gushaka kw'abasore cyangwa kw'abakobwa? Ingaruka zirimo ubu ngubu ni kwa kuvuga ngo baracyashaka ubuzima, kandi ubuzima nta gihe umuntu atabushaka. Niko gutinda kuri ubu ngubu, ugatinda ndacyashakisha, kandi nyamara mu gushakisha ntago bita bigwira. Abagira neza bawe n'ubundi bagufasha umunsi ku munsi barahari, ndabara nubwo wavuze uti wenda ntabwo ari abantu bahoraho, igihe azi uyu munsi ejo ntaze, ni umuntu nyine Imana ikoresheje, ariko kandi barahari aha hanze, barahari baguteza amatwi, bateza amatwi Ingeri TV. Ese mu by'ukuri ni ikihe cyifuzo kuri wowe kuri bo? Icyo nifuza ni uko nta mugirira neza runaka mfite pe, ni uwihitiye gutyo yakumva ibibazo byanjye akamfasha
ni muri ubwo buryo, nta muntu nshingiyeho runaka rwose. uri nk'uwifuza watubwiye uti hari nk'imbogamizi runaka nyihura nazo, yaba se kuba kwishyura serivisi nkorerwa mu bitaro, hari igihe amafaranga yo kwishyura fagitire abura, uti cyangwa se mu gihe naba nsezerewe ninjiye mu buzima ubu naba mpereye kuri zeru, nta gishoro naba mfite cyo kugira ngo mbe natangira ubuzima bundi bwamfasha kugira ngo imibereho yanjye ikomeze, mbe ntasabiriza, ahubwo ubuzima bwanjye bukomeze nk'uko mbwiteze. Icyifuzo cyawe mu by'ukuri ni ikihe? Icyifuzo cyanjye nsohotse hano cyangwa ukiri n'aha ngaha unasohotse aho ho muragera? Nkiri hano, icyifuzo cyanjye n'ubundi nagumye kuvuga imbogamizi ngira hano ni za fagitire yo kuba nakorerwa cyangwa nkabona n'iyo miti, nizo mbogamizi. N'icyifuzo cyanjye mu gusohoka, nuni nzasohoka ari ugutangira ubuzima bushyashya, ubwo ndumva nasaba nk'umugiraneza wantera inkunga, nanjye nkagira icyo nakora mu buzima bwanjye, nkareka kwicara gutyo gusa. Icyo ni icyifuzo ku bantu kivuye kuri wowe kijya ku bantu, none icyifuzo cyawe ku Mana ni ikihe? Ku Mana, Imana yumve uwagira wese umutima wo kuba yamfasha, igira imuteremo imbaraga zo kuba yansatira, n'ubundi angana aza kundeba, mubwire n'ubundi ubuzima bwanjye bwose gutya twicaranye yumva agahinda n'akababaro mfite muri aka kanya. Nicyo cyifuzo numva nagira cyane. Tugana ku musozo, hari ikibazo nigeze gukomozaho, ndavuga nti ibyiringiro byawe bishingiye kuki, cyangwa se wumva ari iki mu by'ukuri, ni hehe hakomeye, ni ikihe gihe gikomeye umuntu yagakwiye gutegurira? Igihe gikomeye umuntu yagakwiye gutegurira ni imbere, ejo hazaza. Ejo hazaza ntawe umenya uko hameze, kuko nanjye wenda nubwo ntari nzi uko hameze, utwo narateganyije twanshiriyeho mu kwivuza, kuko iyo ntatugira ntago n'ubu mba nkiriho, wenda sinzi uko biba byaragenze, ariko Imana iracyandiho. Nyandwi Emmanuel, reka duhinira aha, ariko kandi dushimira buri muntu wese, yaba bagira neza yagiye arondora bamufasha kugira ngo serivisi zo kwa muganga abashe kuzikorerwa, yaba kubona imiti n'izindi serivisi zitandukanye, ubwo buvuzi se abamugemurira kugira ngo abone ikimutunga. Mu by'ukuri imirimo twakoranye urukundo tuzayihemberwa, imirimo buri muntu wese yakoze atinuba, akoze agambiriye kunezeza Imana no kubitsa ubugingo bwe kugira ngo Imana izabimwibukire. Imirimo y'aberanga irandikwa, iyo ukora burya Imana irandika. Niba usuye umurwayi kwa muganga, Imana irandika. Niba ufashije abakene, Imana irandika. Niba ufashije abatishoboye, Imana irandika. Niba ufashije imfubyi n'abapfakazi, Imana irandika ahantu. Iya mirimo rero niyo abantu bazibukirwa bageze mu bwami bw'ijuru. Imana ivuga iti nimuze bashimwe na Data, mwakira ubwami mwateguriwe kuva isi ikiremwa. Nari ndwaye muransura, nari nshonje muramfungurira, nari mu nzu y'imbohe muransura murangemurira. Iyo mirimo rero niyo Imana izahembera abantu bagiye bayikorera. Rero nguyu umugisha. Hari umupasiteri ujya kunda kwigisha, Pasiteri Desire Habyarimana, ajya kunda kwigisha akavuga ati hari ahantu ho gukorera umugisha mu by'ukuri. N'aha rero ni ahantu ho gukorera umugisha, kuba wafasha umurwayi kubona imiti cyangwa gukorerwa serivisi zitandukanye, cyane ko aho yari ashingiye ubuzima hahagaze, inzira zifunze. Hari ahantu ho gukorera umugisha mu by'ukuri. Rero nimuve ku giti, dore umugisha. Reka ngushimire Nyandwi, reka ngushimire kandi nkwifuriza gukira, kandi hari icyizere cy'uko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Imana iguhe umugisha, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Sinzi wenda nyuma niba nabatanga ka aderesi kanjye uburyo naboneka. Aderesi yanjye ni 078 28 60 iyo ni nimero ya MTN Tigo. Ni 072 48
88 123 nizo aderese zanjye. Murakoze cyane, reka tugushimire. Murakoze. Murakoze cyane inshuti bakunzi b'Ingeri TV kandi mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Turabashimiye kandi tubifuriza amahoro y'Imana, gukorera umugisha tubigira intego kandi tuzirikana ko ari imirimo y'urukundo Imana izatwibukira. Imirimo y'abera irandikwa imbere ya data izibukwa. Murakoze cyane, ngi mwari kumwe ndi MC Deo, nshimira Enoch wadufashije kugira ngo amajwi n'amashusho bibagereho neza. Hanyuma kandi mwibagirwe gukanda subscribe, mukore like ndetse mukore na share kugira ngo inkuru muyisangize abandi. Ntibibagirwe kandi gukanda kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubona inkuru zacu tukizishyiraho. Imana ibarinde, amahoro y'Imana, Imana ibaho umugisha.